n'umukobwa mukuru witwa Vestine. Vestine nkuko mubizi yaramaze imyaka mike yubatse ashinze urugo rw'abageni barwita umugero, ariko nyuma yo gushinga urugo hajemo ibibazo bitandukanye, hazamo no kwicuza, yagiye abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga akagerageza kwihagararaho, ariko biza kugaragara ko harimo ikibazo, haba n'uburyo yabaragiye kugenda asa nkaho agifata izina acyamamara nk'umusitari. Ariko nkanjye ubazi ku mikurire yabo kuva i Musanze bakiririmba muri korali Goshene, uyu mukobwa Vestine yari umukobwa w'umunyempano, ariko akaba umukobwa udakunda abahungu kuko yakundaga kugira gutya avugana n'abahungu bigana nabi, kubera ko yari umukobwa uri so serious. Ariko nyuma gatoya baza kugira umuhungu wakundaga kugira ibintu bya kamera hari mu karere ka Musanze, akagenda barikodinga baririmba udukorasi dutandukanye cyane, dore ko bari basanzwe bazwi muri korali yitwa Goshene yaririmbagamo abakobwa bakuru, ariko ugasanga nibo babasha kwantona indirimbo kandi ari batoya ugereranyije n'abandi. Ibi rero byatumye abakobwa baza kwamamara, usibye mu itorero bagira igikundiro kidasanzwe. Muri icyo gikundiro rero baza kukibyaza umusaruro bafashijwe n'umuhungu w'i Musanze wakundaga, wari umubloga ariko akagira connection n'abastari b'i Kigali harimo ba Irene ndetse n'abandi. Yaje kubafasha, abafasha ari babiri, akagenda agerageza gufata utuvideo twabo akatwa-uploadinga hirya no hino, akatwa-uploadinga kuri za TikTok n'ahandi. Nyuma aza kubahuza na Irene ababonye nk'umugabo rero uzi icyo gukora, uzi business kandi winjiye mu muziki awusobanukiwe cyane, nibwo yahise afata icyemezo yemeza kubafasha mu muziki. Nibwo ikiganiro cya mbere bakoze yabaye interview, abakubita za kapera bakaririmba indirimbo cyane cyane zo guhimbaza Imana kuko arizo bisangagamo nk'abana bakuriye mu rusengero. Izo ndirimbo ko bagiye baziririmba rero Irene yagiye atsindwa mu mutima cyangwa se akemera impano zabo, imbuga nkoranyambaga barabakunda. Ariko rero tudatinze kuri ibyo, nk'abakobwa bakuze bafite papa wabo w'umudemobe cyangwa se w'umusirikare ariko wubaha Imana ukunda gusenga, bagiye bari abakobwa bafite umuco muhagije, ntago bagiye mu bintu by'inkundo ngo bajye mu bintu bishobora kubangiriza, ahubwo bari abakobwa b'itorero bakuriye mu itorero rya ADPR hariya Kumuhoza i Musanze, uruhande gatoya rw'Ibereshi rya gatandatu. Ibyo rero bimaze kuba, bamaze kugera mu gisata cya muzika, Irene ababonye nk'aba managers batandukanye. Murabizi cyane ko hari ukuntu aba manager bakora ikintu kimeze nk'ubucuruzi, ariko muri ubwo bucuruzi bakagenera ibidahagije cyane ku muhanzi. Irene yashimye impano zabo, yemeza kubafasha, ariko muri uko kubafasha aza kubafasha abasinyisha cyangwa se abayobora mu nzira isa nkaho badasobanukiwe. Urumva ni abantu baturutse Musanze, ni abantu baje bashaka kwamamara, baje bashaka kubaka izina kandi batararyubaka kuko babonye uwo kubafasha. Murabyibuka hari iminsi byabaye nk'ibisakuza ubwo ababyeyi bashatse kureba kure. Umubyeyi wa Dorcas na Vestine aza i Kigali ariko bati ndashaka cano yanjye, ariko nta makenga yaragize. Ariko Irene nk'umunyamujyi, nuko byagaragaraga harimo abantu bashaka kumugira inama mama Vestine, Irene aza kubibona nko kushaka kubatwara abahanzi kandi ababonamo inyungu, baza kuganira barabihuza. Ariko nanone hakomeza kubamo twadukoze tw'ubunyamujyi cyane. Muri uko rero nibwo bakomeje umuziki, bakomeza gutera imbere. Irene nawe akabafasha, bagakomeza kugaragara ku ruhando mpuzamahanga. Vestine agera no ku rwego arambagizwa, arashyingirwa. Muri uko gushyingirwa hazamo ibibazo bitandukanye tutari buze kugarukaho, ariko
ntago byakuyeho ko habayemo kutanariza, ndetse bikunda no kuba ku bahanzi benshi, kutanariza no gusesengura neza kontara cyangwa se amasezerano n'ibiganiro byabafasha, byagomba kubafasha gukomeza kwamamara, ariko bagira n'ikintu bashyira mu mufuka. Ibyo bamaze iminsi babyanariza nyuma y'ibibazo Vestina yahuye nabyo, akabasigara muri Amerika. Muri uko gusigara muri Amerika aza kubyara umwana w'umukobwa. Ariko iyo umuntu akuze akaba umubyeyi, hari ukuntu agira indi sixième musanse cyangwa se akagira ubundi bucukumuzi, kubera ko abataye ubwana n'ubukobwa, bikarangira atangiye kumva ukuri no gusobanukirwa challenges z'isi, none bigatuma abasha kureba kure. Uyu Vestina rero yaganiriye na murumuna witwa Dorcas, umwe w'inzobe. Bamaze kuganira mu guhuza umugambi, bahuza umugambi bavuga bati Irene aradufasha, yaradufashije, twaramenyekanye, sava, twari dutangiye no kuririmba indirimbo mu ndimi z'amahanga, cyane cyane Giswahili, mwarabibonye cyane. Bari bagiye kugera igihe cyo kugira ngo bamamare, bagere igihe cyo kugira bagere hirya no hino, batwike cyangwa se bakora umurimo w'Imana, ariko nanone binjiza gatubutse. Ariko ibyo byose babyanarije, barebye izina bari bamaze kugira, basanga ntabwo risa n'ibyinjira, kuko Irene ni company yabagengaga, ariko ugasanga ibyo bahabwa ntabwo bingana n'ibyo bakorera. Ibyo rero byatumye bafata umwanzuro, baravuga bati uyu muntu ntabwo twakomeza gukorana, ahubwo turashaka kubihindura tukikorera ku giti cyacu, kuko tumaze gutsuka, tumaze kuba bakuru cyane, twavuye kwibere. Kubw'iyo mpamvu rero ibi bintu nubwo babibona mu isura y'uko hari uko bagiye kugerageza bo ubwabo bakabyikorera, ariko abantu benshi bagiye bagaragaza impungenge. Impungenge ya mbere nuko bavuze ngo mbese aba bahanzi bazamenya gute kata za muzika, nubwo ari gospel hari ukuntu abakristo ubwo bashobora kuyikunda bakayishima, ariko hari imbaraga z'umurengera Irene yabyinjizagamo, agashaka agapromoters ndetse n'abandi batandukanye cyane, bakagerageza kumufasha kwamamaza ibihangano, akaza gukoresha YouTube channel, akabreakinga ko bagiye gusohora indirimbo yaba outside yasohoka, agahita bitangaza ku mbuga zitandukanye za Instagram ndetse n'ibindi. Ariko ba Vestina ntabwo bafite platform bo ubwabo ihagije. Ndagira amacenga nkavuga nese aba bahanzi ko bari bagiye gutangira gukorera umuziki mu buryo buri international, ese bizagenda bite, watafanya nini, ukareba ko uti ese umuziki wabo mu buryo bwo kwamamaza umuziki wabo bizagenda bite? Mwe murabyumva mute? Muraza kumbwira muri comment niba abakobwa barabasha gukomeza umuziki neza nkuko bikwiriye. Mwaribonye ko iyo umuntu arekuye umuntu amufataga amaboko, sometimes bikunda kuba ibibazo cyane. Mwaribonye kuri Nio Bosco ubwo yamaraga kurekura Irene, yagiye asohora za peer pressure, agasohora indirimbo zigaragara nk'izikunzwe, ariko zikamara iminsi mikeya cyane zisa nkaho zabaye down. Ibyo rero bishobora kugera kuri Vestina na Dorcas, cyane cyane ko ari abakobwa bakunda gukenera ubufasha, abandi bakabona mu yindi sura. Ibyo bintu murabyumva mute nk'abakristo? Murabyumva mute nk'abantu bakundaga gospel? Se biragenda bite? Mwe murumva uruhande rwanyu ari gute bimeze? Mwandike muri comment, wibuke gukanda subscribe, umbwire uko bimeze. Iyi nkuru turakomeza tugene tuyicukumbura, gusa amakuru ahari nuko bamaze gutandukana, ariko nanone bagatandukanywa nuko ibyo bakeneraga kuri Irene cyangwa se ibyo babonaga bakorera bitajyana n'ibyinjira mu mufuka wabo. Iyo niyo mpamvu nyamukuru. None indi mpamvu nyamukuru ni inzandiko cyangwa se uburyo bo bari baremeranyije abana ari abavubuka baturutse iyo kure kwiro de bare kwa Makirimwe na Miyeri. Iyo ngiyo niko Bibiliya ikunda kubivuga. Ariko muri uko kuza rero ntabwo bagiye bashiramo ibintu birimo
ntago babaye ba macacari nyine ngo bagire ibintu bya tricks by'abanyamujyi nk'abaye mu Irene, kuko bo ababazi uburyo bashobora kudoda kontra bakayidanangira ku buryo bigoye ko baburamo icyo bagukeneyeho. Ngayo nguko rero Irene ndetse na Vestina ndetse na Dorcas bamaze gutandukana. Muri uko gutandukana reka twitege indi situation igiye kuba. Ese barakomeza umuziki? Turaza kubibona, kuko ubwabo batangaje ko nta kibazo cyari gihari, ariko burya ibuye iki kintu kigaragaye haba harimo akantu kari behind kishi inyuma. Ayo makuru ahari nuko amasezerano cyangwa se ibyo baganiriye babibonamo nk'igihombo, kuko Irene mwarabibonye no muri Tanzania ukuntu byabaye. Ubwo Diamond yagendaga asinyisha abahanzi batandukanye, harimo buriya muhanzi Kunde Boy, Harmonize, mwabibonye ko nawe yageze nyuma maze kumva ko kugira ubwenge aravuga ati ibi bintu ntabwo twabikomeza, turatandukana. Icyo gihe Kunde Boy yagize n'ibibazo cyane kubera ko yaramaze gusinya kontra iremereye cyane, biba ngombwa ko agurisha imitungo ye myinshi itandukanye, arongera asa nkaho asubiye inyuma cyane, ariko arongera ariterateranya, ubu yongeye kuba umuhanzi. Ese Vestina na Dorcas niko biri bugende? Ese biragenda bite? Ese uramutse urebye mama we igihe yazaga muri Kigali ari gushaka channel ye, ibyo nabyo byarasakuje cyane, ukumva hirya no hino ngo ndashaka channel yanjye. Ese ibyo ngibyo nabyo ko byamuzanye i Kigali kubera ayo makenga? Biragenda bite? Umuziki urakorwa gute? Biragenda bite? Ihimbazamana ryaturuka kuri Dorcas na Vestina bafashijwe na Irene, biragenda bite? Mumbwire muri comment, mumbwire uko situation imeze. Noneho turi kumwe byo gukomeza mbategurire ibindi bintu byose byaba bijyanye n'abahanzi, cyane cyane ibikorwa bya gospel. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane.